ku ruhare rwanjye cyangwa ku gitekerezo cyanjye we akora ikiganiro n'ukuntu yabisobanuye inyuma yakoze nk'utebya ariko abanyarwanda nibo babifashe bitandukanye kandi ndakeka ko uwumvishe ko ari igweja ubwo niryo aho we ntutukanye aho njye ntabwo ntukanye aho niba bavuze ngo amagweja ukiyumvamo ikindi hari abikora nk'inkuru kugira ngo inkuru yabikundwe ariko ndakeka ko naho ndi mutima mube baha ikaze mwese mudukunda kandi mudukurikira. Uyu ni wa mwanya wacu tumaze kugeramo nk'uko mumaze kubimenyera, ni cya kiganiro nibo sinjye. Ndakurarikira kugikurikira wowe uri hirya no hino, wowe wumva ururimi rw'ikinyarwanda, yaba uri mu Rwanda yaba uri mu mahanga. Reka nongere nguhereze ikaze. Uyu munsi ntabwo ndi jyenyine, ndi kumwe n'abatumirwa batandukanye twagira umugisha. Reka mbakire hanyuma nabo batangire batwibwira. Ikaze. Nakoze nitwa Kayitesi. Kayitesi, wagerageza kongera ijwi kugira ngo abadukurikiye bashe kuza kukumva. Nta kibazo, nitwa Kayitesi. Kayitesi, tuguhaye ikaze ku Ntare TV show. Reka twakire na mugenzi wawe. Ikaze. murakoze, nitwa Musemakweli. Okay, Musemakweli, tuguhaye ikaze ku Ntare TV show. Asante sana. Murakoze cyane. Ngira ngo twatangira ikiganiro cyacu, hanyuma reka duhere kuri mushiki wacu Kayitesi. Tesi, uyu munsi wa none turi mu mujyi wa Kigali. Ese mu mujyi wa Kigali ni mu rugo cyangwa? Nahita mu rugo kuko wenda niho ndi gukoresha muri iyi minsi, ariko ntabwo ari kavukire. Mwibutse kuza kongera ijwi. Wahita mu rugo ariko ntabwo ariho kavukire. Kavukire yaba ari hehe? Kavukire ni mu majyaruguru. Kavukire ni mu majyaruguru. Hanyuma Tesi, abantu benshi bibwira ko ese wenda reka maze mbaze kino, ese ufite akazi mu mujyi wa Kigali, uhari ku izihe mpamvu? Mu mujyi wa Kigali mpari ndi umunyeshuri. Uhari uri umunyeshuri? Of course birumvikana. Impamvu nanjye kubaza ikibazo, njya numva abantu benshi bavuga ko nyine kumva ko umukobwa iyo ari muri Kigali, ese ubana na famille cyangwa uba muri ghetto? Oya, uba muri ghetto. Uba muri ghetto. Niho ikibazo cyane cyagishingiye, kubera ko abenshi bavuga ko abakobwa baba muri ghetto nyine nibo bita abakuzi, cyangwa se bumva ko kuba umuntu areba muri ghetto ari byo bimukururira kujya mu ngeso mbi, ahanini twafata nk'iz'ubusambanyi. Ugasanga ngo abakobwa benshi kuba muri ghetto bakumva ko kuba umukobwa aba muri ghetto bakumva ko ni igisobanuro cyo kuba ajya mu bagabo. Ese ni gute wowe ubyumva? Ni gute wasobanura wenda abadukurikiye bafite imyumvire nk'iyo ngiyo? Njye ntabwo ariko mbibona. Ntabwo ariko mbibona kuko n'ubundi abakobwa bajya mu bagabo cyangwa bikabakurura ingeso mbi, ntabwo ari uko baba muri ghetto gusa, kuko n'ababa mu mago iwabo barabikora ibyo ngibyo. Barabikora. Ntabwo numva ko byaba ariyo ntandaro, n'ubundi nyine icyo umuntu afite aho yaba ari hose niyo aba afite. Ese Tesi, iyo umukobwa tumaze iminsi tubibona cyane cyane ku mbuga nkoranyambaga nyinshi cyane, bavuga ko hariho abatambuka ngo ndi imfubyi, ngo ubupfubyi ngo nibwo bwanteye kwiyoreka mu ngeso z'ubusambanyi. Uwo muntu mwakemeranya ko umuntu ari imfubyi nibyo bimukururira kujya mu buzima bubi? Nyine nk'ubwo ngo nivuga ubuzima bubi uze kumva nyine kugira ya mico mibi, kujya mu ubwo busambanyi n'ibindi nk'ibyo. Ibyo bintu wowe uremera ko bishobora kuba umuntu ari imfubyi bishobora kumukurura kujya muri iyo mirimo? Nshobora kubyemera ku ruhande rumwe, urundi ruhande simbyemera. Urundi ruhande ntubyemere? Wadusobanurira ugasobanurira n'abadukurikiye? Ku ruhande rumwe numva ko umuntu nyine hari ibintu byinshi yakora byamuteza imbere nyine bitandukanye no kujya muri iyo mico yindi. Ariko nanone nkemera ko buri wese aba afite amahitamo ajyana mu buzima bwe. Mu gihe umuntu ariyo nzira yahisemo ntabwo namujajinga, kuko nyine ntabwo nyine mba nzi ngo ni iki cyabimuteye. Nyuma y'ibyo avuga hashobora kuba haba hariyo n'ibindi tutazi. Niko ngiye mbyumva. Hanyuma ukumva ko wamushimira kujya muri uwo murimo kuko yitwaza umuntu ko ari imfubyi, ukaba wamushimira ko yajya muri uwo murimo? Ntabwo ari ibintu namushimira, nubwo ari ibintu namushimira kubyirata, ariko nyine ngewe icyo nemera ni uko niba yumva ariyo nzira yahisemo nyine kuko
akumva ari byo bimufasha, njyewe ntabwo namujajinga. ntabwo wamujajinga, nubwo tubereyeho kugira ngo tube abacamanza b'abantu. Burya ku basenga bo bavuga ko urubanza ni urw'Imana ntabwo ari urw'abantu. Gusa wenda iyo uri kureba mu buzima busanzwe bwa buri munsi, hari ingaruka zitugeraho ariko twazigizemo uruhare. Nk'iyo umwana w'umukobwa agiye muri ibyo ngibyo, ejo iyo agize gutwita cyangwa se kurwara za ndwara zindi ziva muri ibyo ngibyo, ni ingaruka nakita ko aba yamaze kwikururira, kuko aba ari amahitamo ye nk'uko abivuze, nyine aba yaratumye ajya muri ibyo ngibyo. Njye ntabwo ntekereza ko kuba umuntu ari imfubyi bishobora gutuma ajya mu buzima nk'ubwo ngubwo. Hanyuma reka twakire n'umuvandimwe nawe, urongera wibutse abadukurikiye izina ryawe, hanyuma nawe tugire wenda ikibazo kimwe tukubaza. Murakoze, nitwa Musemakweli. Yego. Nishimiye kuba twari gukora ikiganiro hano ku Ntare TV show. Musemakweli, turagushimiye cyane. Hanyuma Musemakweli, umuntu bita Aisha wamuzi? Ndamuzi ku mbuga social media cyane. Niho hantu muzi. Aherutse gukora ikiganiro avuga ko usibye abahungu bari muri CTU, abandi bose abita amagweja. Hanyuma ese wowe koko dushingiye kuri icyo kiganiro yakoze, wabisobanuraho iki cyangwa se wabivugaho iki? Ku ruhare rwanjye cyangwa ku gitekerezo cyanjye, we akora ikiganiro n'ukuntu yabisobanuye nyuma yakoze nk'utebya, ariko abanyarwanda nibo babifashe bitandukanye, kandi ndakeka ko uwumvishe ko ari igweja ubwo niryo. Aho wowe ntutukanye? Aho njye ntabwo ntukanye. Aho niba bavuze ngo amagweja ukiyumvamo ikindi, hari ababikora nk'inkuru kugira ngo inkuru yabikundwe, ariko ndakeka ko nta wundi mutima mubi yakoze cya kiganiro. Yagikoreye kwa Irene Nkeka, kandi na nyuma yaho na Irene yaje kubisobanura kuri haramwe na kuri The Choice. Avuga ko Aisha we yabikoze mu gutebya. Kariya kantu ka promotinze cyane no hanze karahageze, ariko ndakeka ko nta wundi mutima mubi. Urakoze cyane. Mu by'ukuri unarebye wenda nuko mugani wawe nk'uko bivuze, abantu benshi babitwaye uko bidakwiye. Njye nshingiye wenda mu gusesengura kwanjye nakoze, icyo yashatse kuvuga ni uko yashaka kugaragaza ko ni abantu bakora umunsi ku wundi kandi ntibagaragaze umunaniro, hanyuma abandi agakora isaha imwe abiri akahita atangira kugaragaza ko ananiwe cyane. Ntekereza ko ari naho yakwiye kwita avuga ibyo ngibyo ngo ni amagweja. So rero ubwo wenda abadukurikiye muraza kubyo namwe murabyumva, ntimukomeze gutwara ibintu uko bitari, cyane ko muri ubu buzima biradusaba koroshya ubuzima, iyo ubukomeje buragukomerera. Reka tugaruke kuri mushiki wacu Tesi. Hanyuma Tesi, urakijijwe? Yego. Urakijijwe. Ndashaka wenda utubwireho gatoya ubuzima bw'umukobwa ukijijwe n'ubuzima wenda hari inshuti zawe ufite zidakijijwe, n'ubwo umuntu udakijijwe, ubona bitandukaniye hehe? Ahubwo se ndetse gute ngo ngarakijwe usakijijwe? Aho ngaho wenda naba ngiye kuba muri bya bindi bivuga ngo ni uguca urubanza, ariko ku bantu bemera Bible bavuga ko Bible ivuga ko abantu nyine tubamenyera ku mbuto zabo, abantu bakijijwe. Hanyuma yarambajije ngo gukizwa ni iki? Gukizwa mbere na mbere bituruka mu kwizera. Iyo wizeye Kristo ukamwakira nk'umwami n'umukiza w'ubuzima bwawe, icyo gihe ukijijwe. Icyo dukizwa ni iki rero? Dukizwa urupfu rw'iteka. Iyo umaze kwakira Kristo uba ubaye icyaremwe. Noneho bamubaza. Nari kubajije ngo ese nk'umukobwa ukijijwe, tubona abandi benshi cyane hano hanze bitandukanye bagenda bavuga, wenda nabyo turaza kubigeraho, bivuga ibigwi mu bundi buryo. Nari nkumubaza nyine umukobwa ukijijwe,
ese ubona nyine atandukaniye n'udakijijwe? Muri make gukizwa kwawe ubona ari izihe nyungu bigufitiye kuruta kuba mu buzima budakijijwe? Gukizwa kwanjye bifite umumaro munini kuko hari ukuntu umuntu agera muri faze akumva ko yihebye cyangwa acitse intege. Gukizwa rero kumva ko ufite kwizera nibyo bituma umuntu aryama akongera akabyuka akavuga ngo this is another day, agashima Imana ko agejeje ku wundi munsi. Umuntu udakijijwe rero, reka nguhe urugero kuri rwa rundi wampaye, kuri wa muntu wahoze umbaza kare ngo kuba imfubyi wenda ngo bikururira umuntu kugira ngo mu mico mibi ngo avuga ngo nibyo byamufashije. Umuntu udakijijwe niwe utekereza nk'uko, ariko ni umuntu ukijijwe ibyo bitekerezo bimuba kure, yumva ko Imana ariyo byose, niyo aba agomba kwiringira mbere yuko atekereza ngo umubiri wanjye niwo ufite agaciro, niwo ugomba kumbyarira umusaruro. Usubije neza cyane, ngira ngo abadukurikiye nabo tukiri naho. Yego, ntunganiye mushike wanjye, gukizwa usibye kuba wakora ibyaha Imana ikaguhana. Ndakeka ususenga yadasenga ujya uzi umupasiteri bita Rutayisire? Ndamuzi cyane. Yari umupasiteri umuhanga cyane, niwe yavuze ijambo usibye kuba gukora icyaha Imana yaguhana, ubundi ingaruka z'icyaha n'ubundi ntabwo Imana yazikuvana. Urugero, uramutse usambanye ukandura sida, ushobora kugenda ugasenga Imana ikakuvana icyaha cyo gusambana, ariko ntabwo izakuvana ya sida. Cyangwa nutera inda, ntabwo yandi Imana izaba ati ngo ndakubabare ngo ndivuye. Rero niyo mpamvu gukizwa n'ubundi ni umubiri wacu, cyangwa ni kwa kubaho neza kwacu bituma tugira ubuzima bwiza bwa buri gihe. Wow. None reka navuga ngo ni umugisha ukomeye nagize kubana namwe kabisa. Ndimo ndafashwa. Iki kiganiro ni ikiganiro cyiza cyane, ni ukuri ndanyuzwe kandi ndanezerewe ku bwanyu. Hanyuma Tesi, muri ino minsi njye navuga ngo birambabaza iyo ndebye abana b'abakobwa b'ino minsi ukuntu bari ko bitwara, birambabaza cyane. Biranantungura kumva umwana w'umukobwa aba proud yo guhagarara ku karubanda, kuza kuri social media nk'uku nguku, akaza mu itangazamakuru bigiye bitandukanye, akumva atewe ishema no kuvuga ko yaryamanye n'abagabo benshi barenze umwe. Iki kintu ni iki wowe ugitekerezaho ute? Wagira uburyo bitubwiraho? Iki kintu rero ngitekereza mu bintu bijyanye n'iterambere cyangwa se na views, sibyo? Urabona nko muri iyi minsi umuntu hari ukuntu akora ikiganiro, ku buryo akora ikiganiro kugira ngo kirebwe n'abantu benshi. Njye niko mbikeka, simbizi, wenda wowe nk'umunyamakuru hari ukundi kuntu bizi, ariko njye ndavuga nka opinion yanjye ukuntu mbibona, kuko mbona biriya bintu ntabwo ari ibintu byubaka mu by'ukuri. Tuzi ko abana batoya muri iyi minsi nabo bakoresha izo mbuga nkoranyambaga. Nibwira ko rero kugenda hariya niyo byaba ari ubuhamya bwiza bigamije kuvuga, niyo byaba ari ukubyirata wowe wumva ko nyine ari achievement wagezeho, ntabwo numva ko ari ikintu cyiza kugenda kuri social media cyangwa se kuri izi mbuga nkoranyambaga zose uvuga ko nyine ngo waryamanye n'abagabo ngo igihumbi. Mbere urabizi ko byabaga biteye n'isoni, niyo yabaga ari umwe wenda bikamenyekana, wabaga wumva ari ibintu biteye ikimwaro. Wenda turi mu isi y'iterambere, ariko sinumva ko ari byiza kujya kubivuga kuri social media, uvuga ukuntu nyine waryamanye n'abagabo benshi. Ntabwo sinumva, nta nyigisho ngiye numvamo, ahubwo numva byaba ari nk'ibintu byanagumura, wenda dukoresha iryo jambo, abakurikirana icyo kiganiro, ku buryo nk'umwana ashobora kukumva ubyigamba kandi unavuga ko ari byiza, ugasanga nawe aravuze ati nzamera nk'uyu nguyu. Turabizi ko abana benshi hari ukuntu abona umuntu agahita avuga ati uwacayinga bino bintu nanjye. Sinumva ko ari byiza rero. Ntabwo ari byiza mu by'ukuri. Wenda igitumye mbikubaza ni uko nyine maze kubona byabaye, navuga ngo nanabyita mu muco, nyine bimaze kuba byinshi cyane. Kandi ikindi ugasanga umuntu ntari gutekereza ahazaza he, arimo arareba uyu munsi nk'uko wari bitubwiye, wenda arashaka gutwika, arashaka izo views. Rimwe na rimwe wenda hari nubwo hari nabo tujya twumva ngo babishyuye kugira ngo azavuge biriya, ariko mu by'ukuri umuntu uzaba nyina w'umuntu utegereje kubyara, ese yibaza ko namara kubyara umwana we
naramuka amenya ubwenge akabona biriya bintu atekereza ko umwana we azamutwara gute? Rero mu by'ukuri usiga abona ko bimaze gufata indi ntera. Nibaza ko nyine ntabwo ari ibintu byiza kabisa, ababikora baba bakwiye kubireka. Murakoze cyane. Hanyuma nk'uko mwabyumvishe ikiganiro cyacu cyitwa Nibo Sinjye. Mu by'ukuri wenda benshi mushobora kuza kwibaza impamvu yo kucyita uko nguko, ariko tuzafata n'umwanya wo kubasobanurira abatabizi, ariko ndibaza ko hariho abamaze kugenda babimenya. Hanyuma turi gusoza, reka mbasabe mugire ubutumwa mugenera abadukurikiye. Duhere kwa Tesi. Murakoze. Njyewe ubutumwa numva nagenera abadukurikiye nk'uko wabivuze ngo nibo sinjye, ibisubizo byanjye nshobora kuba natanze hano nizera ko atari byo undi wese atekereza. Niyo mpamvu nyine numva ko n'ikiganiro ari nibo sinjye, buri wese aba afite ukuntu yumva ibintu, gusa nyine akaba ari wowe kureba se ubu ngewe uko mbyumva binganisha heza cyangwa aho binganisha si heza. Amahitamo numva ko ari aya buri muntu, kandi inshingano numva ko ari iza buri wese guhitamo icyiza kuri we. Guhitamo icyiza kuri we. Urakoze cyane nawe. Sorry. Ubwo abadukurikiye mwumvireho, mu by'ukuri amahitamo yawe uyu munsi wa none ashobora kugeza ibwami, cyangwa se amahitamo yawe akakugeza mu nzira y'uburembukiro. Ubwo turavuga ni hahandi ugeze muri cya gihe nyine usanga uri muricuza impamvu uriho, uri muricuza impamvu wakoze ibyo wakoze. So rero turabasaba kugira ngo mu byo mukora mujye mugerageza gushishoza no kugira amahitamo meza. Hanyuma reka tugaruke kuri brother wacu nawe Papa Drip wacu. Reka nawe tumusabe agire ubutumwa atanga ku badukurikiye. Murakoze. Ubutumwa naha abajene bagenzi banjye, nkuko twabonye kare mu kiganiro, twese dukoresha imboga cyane, ariko tugomba gushishoza no kurushaho kuruta mbere. Niba nk'ukuntu Kayitesi bivuze, umuntu aza akavuga ukuntu yahuye n'abagabo benshi cyangwa yaryamye n'abantu benshi, ukumva nawe ushaka kumera nkawe nyine akakubera urumodo, aho uzasanga twese twaragiye muri iyo nzira mbi. Rero ku kijyanye no gukoresha imbuga no gushishoza, ahubwo twayikoresha tuyibyaza umusaruro, twigisha ijambo ry'Imana. Uneye kwita nkwaza ikibazo, uravuze ngo twigishe ijambo ry'Imana. Ese mu rugo ni uturuka mu batambyi? Yagenda umwana w'abatambyi cyane. Bifite aho biva. Bifite aho biva. Wari ugikomeje, sorry kuguca mu ijambo. Nyine nuko nabivugaga, ntabwo imbuga ni nziza cyane. Zituma tumenya amakuru, twishima, ariko tuzikoresha bitandukanye. Rero urubyiruko kandi ni twebwe abantu ba mbere bakoresha imboga cyane. Rero n'abana dukurikiye b'abajene bagenzi banjye, icyo nababwira, dukoresha imbuga mu buryo bwiza, ku buryo bizatugirira inyungu, twigireho, aho kugira bitujyana ahantu habi. Murakoze cyane. Mu by'ukuri mutanze message nziza kandi zikomeye, icyampa abadukurikiye ibintu bakabyumva kabiri. Ni ukuri ubutumwa burakomeye kandi ndabashimiye cyane. Sinzi ukuntu nabivuga, gusa nanezerewe cyane kubana n'abantu nkamwe, abantu b'abahanga. Kenshi nyine dukora ibiganiro, ariko hari umuntu mukorana ikiganiro mukumva gutandukana birakomeye, ukumva biragoye. So ndabashimiye cyane rero. Hanyuma reka mbwire abadukurikiye mwibuke gukora subscribe, share and comment, kugira ngo ibiganiro dukoze bikigeraho mujye muhita mubibona, ntimukabibone ko mwabibwiwe n'abandi, ahubwo mujye muhita mubona notification ibereka ikiganiro kigezweho. Kandi ikindi mbibutsa ko muduteye burya inkunga, kandi namwe bibafasha kubona amakuru ku gihe. Hanyuma rero ikiganiro cyacu Nibo Sinjye kirakomeje, turabararikira kuzakurikira n'ibindi byinshi. Iri ni itangiriro, ibiganiro bigiye kuza ari byinshi cyane. Nawe ushobora kukibona ukagikunda, ukifuza ko twakorana,
munsi aho ngaho tuzashyiramo nimero zacu mwatubonaho uzajya duhamagara tuzaze nawe dukorana ikiganiro nawe utaha. Ciao ciao.